kubera ko Afurika ikomeje kwangwa n'abagiye bayikomokamo. Ni irihe banga ryihishe inyuma y'abakinnyi bava muri Afurika bagera i Burayi bakirengagiza ibihugu byababyaye ntibagaruke kuba babihesha ishema cyangwa se babifashe aho rukomeye? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakinnyi ndetse n'impamvu. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo umunyafurika ava muri Afurika yikunze gusa yamara kugera i Burayi ntiyibuke ko yigeze kuhaba cyangwa se ahafite gakondo ye. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel ndagusaba ko wakanda subscribe tukazajya tubana buri munsi. Iki kiganiro turaza kukiganira muri rusange, ariko ntituri buze kujya kure y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa uko nigaragaramo abanyafurika benshi. Ni ukuvuga ahagana mu ntambara y'isi ya kabiri, Abafaransa ni bamwe mu bantu bari barakoroneje ibihugu bitandukanye bya hano muri Afurika. Abafaransa rero ni bamwe mu bafashe iya mbere mu kohereza abakoloni babavana muri Afurika bakabohereza mu bihugu by'iwabo i Burayi kugenda bakoresha imwe mu mirimo itandukanye, kuko babakoreshaga imirimo irimo imirimo y'agahato, kuko baragenda bagakora mu bishanga. Ndetse muri iyo ntambara y'isi ya kabiri ni nabwo hari inganda nyinshi cyane zakoraga intwaro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Abo bakoloni rero bavaga hano muri Afurika baragendaga bamara kugera ku mugabane w'i Burayi bakabakoresha iyo mirimo yose ifunanye n'indi mirimo isuzuguritse, ariko bagiye nk'abacakara. Nyuma yo kugenda nk'abacakara rero ntibyababuzaga kororoka, bityo umuntu wamazeyo nk'imyaka 10 ugasanga afite undi muntu runaka wamukomotseho, ariko umuntu umukomotseho birumvikana ko ntabwo avukiye muri Afurika, ni Umufaransa kuko niyo yavukiye. Kuva ubwo ava muri Afurika akisanga mu Bufaransa cyangwa ku wundi mugabane utari wa Afurika, nyuma y'igihe kirekire washobora gusanga afite abandi bantu bamukomokaho, kuko hari na bamwe bavaga muri Afurika bamara kugera kuri uwo mugabane w'i Burayi cyangwa se mu Bufaransa. Impamvu navuze ngo turibanda ku Bufaransa nuko bafite ikipe nini igaragaramo abanyafurika benshi. Hari abamaraga kuva hano rero muri Afurika bamara kugera aho i Burayi bagashakana na bagature. Ibyo ngibyo bigatuma abantu babakomokaho biyumva nk'abene igihugu b'icyo gihugu cy'Ubufaransa cyangwa se b'ikindi gihugu atari abanyafurika. Ni ukuvuga uwabaga uvukiye aho ngaho ntabwo yashobora kwiyumva nk'umunyafurika, kuko yabanaga na ba nyiri igihugu abanyaburayi cyangwa se Abafaransa, bityo bigatuma yitwara nabo. Hanyuma bitewe n'uko yakuze n'amarero yagiye akuriramo atandukanye, ku buryo washobora gusanga akuze yiyumva nk'Umufaransa, kuko n'abo bantu bagiye bava muri Afurika ushobora gusanga guturuka yava muri Afurika atarigeze hagaruka, bigatuma n'uwo mwana rero nta kindi kintu ashobora kuba yatekereza kuri Afurika, ku buryo igihugu yumva arimo ari cyo cye, nta yindi gakondo runaka yamuhatiriza kugaruka muri Afurika. Bityo bigatuma nimba binabaye ngombwa ko ajya gukinira igihugu cyamubyaye akinira igihugu cye cy'Ubufaransa, kuko nicyo yakuriyemo, nta kindi gihugu azi. Gusa nanone si urwo rugendo rw'umunyafurika ugira ngo yisange ku mugabane w'i Burayi. Buriya Ubufaransa nanone ni kimwe mu bihugu byiteje imbere mu bintu bijyanye no kuzamura impano. Buriya Ubufaransa bavuga ko aba bakinnyi bose tubona bagiye bazamukira mu maakademi, bityo ushaka gusanga uwo mwana wagiye abamukomokaho b'abanyafurika, uwo mwana aragenda abo bantu bakamwitaho neza, bityo nimba ari imana afite abo Bafaransa bakagenda bakamuforoma, bamara kumuforoma neza yamara kuzamuka akazamuka ari umukinnyi ukomeye kandi agakina igihugu cy'Ubufaransa kuko ari cyo cye. Hanyuma Afurika kuko aba ari nta kintu yigeze imufasha mu kuzamuka, kabone nubwo yaba yarabimenye, ushobora gusanga mu mikurire ye na support n'imwe azi ya Afurika. Nk'uko hari umukinnyi ushobora gusanga yari afite impano, gusa yari akiri muri Afurika akabona impano ye yagombaga kuzazima, bigatuma ababyeyi be nanone bashobora kuba bamujyana nko hanze, bityo yamara kugera hanze akagira ikindi kintu runaka abazungu bamuforomamo, bigatuma yumva ko nawo ikintu yungutse nta kindi agomba kubitura usibye kuba yabahereza uwo musaruro bamubibyemo. Icyo kintu kandi kimeze nkaho kigaruka iyi Afurika, kuko ubusanga tutaramenya agaciro k'umuntu mu gihe atari yigaragaza mu gihe cye. Abo bazungu rero baragenda bagafata umwana, iyo ananiwe kwiga baragenda bakamuforomamo ikindi kintu, hanyuma bamara kumuforomamo nimba ari impano yifitemo bakayigenda bakayidevelopa bakayubaka neza, ku buryo mu myaka iri imbere ushobora gusanga iyo neza bamugiriye no kumugirira iyo neza bakamukorera icyo kintu cyari kimurimo
igihe kiragera hanyuma ugasanga avuyemo ikintu yabaye ari mu Bufaransa cyangwa se ahandi hantu ku isi atari kuba akiri hano muri Afurika, bigatuma rero uwo muntu uhawe ayo mahirwe nk'ayo ngayo yo kwitabwaho ari ahandi nta kindi kintu yumvamo usibye kuba yabitura iyo neza iyo bamugiriye kugira ngo abantu benshi babone iyo neza nawe abituye. Kimwe mu bintu nanone bituma abanyafurika bagenda barushaho kugenda bakinira ibihugu byo hanze ni ukuzamura cyangwa se kwitabwaho mu buryo buhagije. Buriya abanyafurika twavuga ko batari bagera ku rugero rwiza wo kuba bakwita ku muntu ku buryo bamudevelopamo ikintu nyuma y'imyaka 10 bakazabona umusaruro wacyo, babona ari igihe kirekire ku buryo babona babaye bari guhomba. Abazungu rero baragenda bagafata nimba ari umwana wafite impano yo gukina umupira bakaba banamumarana imyaka igisanga 15 nta kindi bamudevelopamo usibye kuzamura iyo mpano yafite. Nyuma y'igihe runaka uwo mwana witaweho neza n'icyo gihugu cy'amahanga nta kindi kintu ashobora gutekereza usibye icyo gihugu cyamuhaye ayo mahirwe yo kuzamura impano ye, kuko hari abakinnyi usanga bari hano muri Afurika bakiri ku rwego rwo hasi bitewe n'amahirwe bagiye babura y'iterambere. Rero ibi bihugu byo hanze biragenda bigafata umuntu bikamukoramo ikintu runaka kabone nubwo byabasaba igihe kirekire, baragenda bakakimwubakamo. Nyuma y'igihe ukazabona umuntu avuyemo umuntu igihugu cye cyifashishije. Hari na bamwe mu babyeyi bavana muri Afurika bakajya ku mugabane w'i Burayi, hanyuma bamara kugeraho bitewe na mikoro babonye bagasanga bafashe abana babo baragiye babashize mu akademi yariya hanze, hanyuma abo bana bakuriye muri ayo akademi bityo nabo babyeyi nibibuke ko hari abantu bakomotse bakavuga ati na support y'igihugu tuzi ku buryo umwana namusubiza muri Afurika kandi yaraje agakurira hano ubumenyi afite 1/2 yabukomoye hano, bityo bigatuma uwo mubyeyi nawe agenda agashyigikira umwana we akaba yaguma muri icyo gihugu cy'amahanga. Umwana niyibuke ko ashobora kuba afite ahandi hantu runaka yavuye bitandukanye n'ubuzima yabagamo hano muri Afurika n'ubuzima yageze hanze akabamo. Ikindi kintu rero kimeze nkaho kikigaruka Afurika ni ikintu kijyanye n'umutekano muke, intambara za hato na hato hirya no hino. Hari abantu bava hano muri Afurika atari uko bagiye nk'abakoroni nk'uko natangiye mbivuga, ahubwo bakagenda kubera umutekano muke ugenda usanga ari muke hirya no hino muri Afurika, bigatuma umuntu ava hano muri Afurika akajya ku mugabane w'i Burayi, hanyuma yagerayo ugasanga abana cyangwa se abandi bamukomokaho baragiye bitaweho neza, bityo bigatuma ahantu yari yaraburiye amahoro ari iwabo akagera ahandi atari iwabo ugasanga haboneye amahoro, bigatuma ariho hantu bituma yiyumvamo kari iwabo bakamwitaho bakamuha byose akeneye, bityo bikazatuma nawe hari ikintu abashije kuba yakwigezaho. Ntago wumva ahantu wagiye uhunze intambara nubwo ari iwanyu ukagera ahandi ukabona bakwakiranye urugwiro aho wari uri bari kukwirukaho. Urumva iyo ugezeyo utangira kwisanzura ukumva ko aho ugeze ari iwanyu, ku buryo nawe bumva ko hari ikindi kintu ugezeho hari icyo nawe wabitura. Hari abantu rero bavana muri Afurika baragiye bafatwa nabi n'ibihugu byabo, bamara kugera hanze bitewe n'ikintu baje kuba bahindukamo, ukamubwira ati se ko wakomotse aha n'aha ko ushobora kuba ufite icyo wabitura wasubiye muri Afurika. Uwo mukinyi akaba yakubwira ati reka njyewe ndi Umufaransa cyangwa se ndi uwo muri iki gihugu runaka, bityo akaba atagaruka muri Afurika bitewe n'ibintu yagiye ahahurira nabyo mu gihe atari afite ayo mahirwe yo kuba afite ikindi kintu yari gukora mbere yuko aza kuba uwo muntu yaje kuba ariwe. Bityo rero uwo mutekano muke rero nawo ni umwe mu bintu bigenda bigaruka iyi Afurika, bigatuma ibindi bihugu byo hanze bigenda byungukira muri uko gushwana kwacu kwa hato na hato. Hari abantu kinyi benshi cyangwa se n'abandi bantu bagiye bava hano muri Afurika atari uko bayanze, ahubwo icyo kintu cy'intambara cyo gushwanashwana cya hato na hato bigenda bituma bakagenda bakavuga ati ngewe sinzagaruka muri Afurika niyo byagenda bite ngo nzibera umunyaburayi. Nyine icyo kintu kigatuma ko umusanzu yakaba yahereza igihugu cye cyano cyo muri Afurika agenda akagitanga hanze. Ikindi kintu nanone ikintu kijyanye n'uburyo bafatwamo ku bundi buryo, hari abantu bajya kujya mu bihugu byo hanze bakabanza kwangirwa bitewe n'ibindi bintu runaka, ku buryo iyo abonye amahirwe yo kuba yasohoka mu gihugu avuga ati nta muntu wanjye uzankomokaho uzagaruka muri iki gihugu. Bakagenda bakaba abo bantu bo hanze nyine ku buryo bavuga ati nyuma y'igihe runaka afite ikindi kintu yagezeho, bavuga ati nyamara uyu muntu burya yari Umunyafurika, bityo igihugu cyavuga ati se ko wahoze uri Umunyafurika waje ukagira icyo udufasha ko wageze kuri ibi, bagahita bati uburyo mwapfashe ndabuzi, ntago none haribwo nabagirira akamaro kandi nanjye
cyaranze kufasha muri ubu buryo. Ikintu nacyo ni ikibazo kijyanye n'umutekano cyangwa se no kuryaryana bya hato na hato bigenda bigaruka bamwe mu bantu ba hano muri Afurika. Gusa nanone ikindi kintu mutari buze kuza kwitiranya ikipe y'Ubufaransa nubwo ikinamo abantu babirabura benshi, si uko banga ibihugu byabo cyangwa banga gakondo yabo, ahubwo ni ibintu bibaho kuko baba baragiye bagatura mu Bufaransa igihe kirekire, bigatuma n'amakademiya bazamuye, usanga ari abakinnyi bagiye bitwara neza, bityo bajya gutoranya abakinnyi hakazamuka abafite impano nziza kurusha abandi. Si uko baba bagendeye ko ari Abanyafurika, kuko igihe usanga igihugu kizima gifite Abanyafurika benshi bazi umupira ugasanga nta Munyafurika ukirimo. Aba Banyafurika kuba bafite ubwiganze mu ikipe y'Ubufaransa, si uko ari abakinnyi bavuga ngo baraho ngo nabirabura ngo mubashiremo ngo badukinire ngo cyangwa bagende ukindi kintu runaka, ahubwo ni ikintu kijyanye n'iyo mpano n'ukuntu baba barigaragaje. Nimba umukinnyi ari Umufaransa akaba adafite impano ihagije cyangwa se ubushobozi buhagije bwatuma uwo muntu w'Umunyafurika asigara we akatambuka, Umunyafurika nta kimubuza kuba yatambuka akina ikipe y'Ubufaransa cyangwa se iyindi kipe y'igihugu runaka, ahubwo ubushobozi nabwo bugenda bwigaragaza. Buriya ntago Abafaransa ari uko baba bishimye kubona ikipe yabo hafi ya yose ibigizwe n'abakinnyi babirabura, nuko ubwo bushobozi ushobora gusanga Abafaransa babandi baba bagaragara nyine nk'ahatari abirabura, ubwo bushobozi ari bakeya babufite. Icyo kintu rero kijyanye no kuzamura impano no kuba baragiye baba mu Bufaransa igihe kinini bafite n'impano ihagije, ushobora gusanga abandi bantu badafite. Icyo kintu nacyo kiragenda kikaya kibagaruka. Urugero ndaza kubaheza nk'uyu mugabo Kylian Mbappe rero si ukuvuga ko ari Umufaransa, ababyeyi be bose nta Mufaransa urimo, bose ni Abanyafurika gusa, kuko uyu Mbappe ababyeyi be bose bamwe nabo muri Cameroon ndetse n'abandi nabo muri Algeria. Urumva rero ko akina ikipe y'Ubufaransa si uko ari ikintu kinini afite, ahubwo nuko bo batuye mu Bufaransa igihe kinini bakimaze mu Bufaransa, ikindi azamukira muri akademi zo mu Bufaransa. Urumva rero kuba yazamuka si uko bavuze ati uyu mukinnyi no muri Guinea cyangwa se nuwa ngo nuwa Algeria cyangwa se nuwa Cameroon, ahubwo uko yitwaraga byatumaga abandi bakinnyi bahanganye bo mu Bufaransa bashobora kuba basigara we akazamuka mu gihe we ku giti cye yaba yemeye gukina ikipe y'Ubufaransa. Ni abakinnyi benshi bagiye banyura mu bihe nk'ibyo harimo nka Paul Pogba babyeyi nabo muri Guinea hano muri Afurika, ndetse na N'Golo Kanté wo muri Mali. Ibyo bintu rero kugenda bakaba mu Bufaransa byarindi nababwiye igihe kirekire bakitabwaho, bakabona ubufasha bataboneye hano muri Afurika bakabonera kuri uwo mugabane w'Iburayi, nibyo bituma nabo bumva ko hari icyo bafite bagomba kubitura. Uyu mugabo N'Golo Kanté ni umuntu ukunda igihugu cy'Ubufaransa ariko aragikinira, ariko akunda Afurika cyane kuko nta gihe gishobora gushira ataje iwabo muri Mali, ataje kwasura, ariko kuko azi ko Ubufaransa ari ikintu kinini nyine cyamuhaye atari yaraboneye hano muri Afurika. Icyo kiriro nicyo gituma nabo bumva ko ibintu bataboneye muri Afurika bakabibonera hanze nabo bafite icyo bagomba kubitura. Hari ibintu nahoze mbabwira kuba baragiye kumura umutekano muke, hanyuma bamara kugera ku bihugu byanze bakitabwaho. Icyo kintu nacyo rero gihe kiragira hagize ikintu nabo bunguka bakumva ko hari icyo nabo bakwitura icyo gihugu cyabafashije mu gihe hari aho kibakenera. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube cyo ndasaba ko akana subscribe tukajya tubana buri munsi. Akamaro ka subscribe no kugira ngo ninciraho indi video uze kuyibona bitakugoye uyibone kandi mu ba mbere ikigera kuri YouTube.